babyeyi mutunze inzara ziresha zityo murimo gukora isuku gute z'abana murantera amabuye babyeyi mutunze inzara ziresha zityo umuntu arimo kureba akagira ngo ni za kagoma isuku y'umwana uzuyikora ryari uzuyikora gute uruhinja rwavutse urebe ukuntu ruza runyerera hari abantu bazabyara ibiro bikeya abandi bakabyara byinshi abandi bakabyara ibiringaniye ariko nimba umwana avukanye ibiro kakana kavukanye ibiro 3 cyangwa 3 n'amagarama kwaba ari gatabara agahinja katanakomeye izo nzara zawe bizogenda umwana uri mu nda arumva guhera kuri wa munsi yasamwe wa munsi w'uburenganzira bwe agira uburenganzira twavuze ngo twaranavuze mu biganiro byashize ko uburenganzira bw'umwana butangira igihe yasamwe rero wa mwana arumva ganiriza umwana uri mu nda wowe mubyeyi mutwite na papa we kuko ubushize mu kiganiro cyashize twavuze ko kwa kundi hasaba umugabo n'umugore kugira ngo umwana aboneke n'ubundi bwa burere bw'umwana bugaruka ku mugabo n'umugore abantu bakuzi bakavuga ati arasa na mama wawe arasa na papa wawe arasa n'umugabo wawe cyane bene ibyo ngibyo ariko ukama wumva undi arasimba ngo ayiwe ngo ariko uyu ni umwana ngo iri ni izuru wa mwana karakumva ko kera mu matsa gutya akicinjira gutya kera karumva ko atishimiwe please ndabasabye babyeyi bantu mujya muherekeza abantu bagiye kubyara uzirinde kuvuga iryo jambo si ryiza icambere umubyeyi umaze kumubyara muraho neza ndabasuhuje bahaye ikaze abo tutari duherukanye ndabifuriza umugisha w'Imana ngo amahoro y'Imana bane namwe ku bantu tudaherukanye cyangwa batanzi nagiye mbona comment zivuga ngo ntabwo nabibwiye mwari muri igihe natangiye igihe nibwiye abantu mwari mwagiye hehe reka mbikore channel yitwa Isamaza B ariko uyikoreraho ni njyewe amazina yanjye nitwa Nyirasamaza Beatrice wanyita mama Joshua mama David mama Joanna mama Derek abo bose n'abana banjye bo n'urubyaro rwanjye n'umugisha wanjye Imana yampaye ariko cyane cyane nkunda abantu bakunda kunyita mama Joshua kuko niwe mfura niwe first born ndanamwifuriza isabukuru nziza uku kwezi mu kwezi kwa gatanu yujuje imyaka 16 hari abantu bajya bagira ngo none turi impinja turi bakuru turakuze bihagije umuhungu wanjye yujuje imyaka 16 ndamwifuriza isabukuru nziza ukure neza muhungu Imana ikurinde nibyo amazina nayo Nyirasamaza Beatrice mama Joshua mama David mama Joanna mama Derek ibyo rero byose tubyumvikanye abantu bari barimo bambaza icyo kibazo ngo ntabwo bigeze bumva amazina yanjye nayo ndi umumama w'abana 4 nkuko mwabyumvise na papa wabo ku bantu bashaka kuzamubona cyangwa bashaka kumumenya undi munsi tuzamuzana nabo baganirize kubera ko n'ubundi niwe uri inyuma y'ibi byose ndabashimira rero abantu bakomeje kunkurikirana nari maze hafi amezi 2 ndakora kubera impamvu zimwe na zimwe kuko ibi dukora ibiganiro dutanga ntabwo tubikora buri munsi hari ibindi bidukora hari izindi nshingano dufite iyo rero mutatubonye si ukundi gutenguha cyangwa kwiyemeza gukora ibintu tutazashobora ariko haba hari izindi nshingano tuba tugomba kuzuza kandi nazo tukazikora neza cyane ko turi ababyeyi murakoze bambajije icyo kibazo nizere ko babyumvishe kandi nibisanzwe kubura ariko twagarutse umugisha mu kwatura neza muracabyibuka se mubyibuke dukomeze amasomo akomeze hari abambajije benshi bambaza ati se ko watinze uri mu biki ugiye mu biki n'utwo tuntu nyine twa hato na hato tw'ababyeyi tw'inshingano ariko ntabwo twabuze turahari twagarutse n'umugisha mu kwatura neza niyo siroga yacu ku Isamaza B ndabakiriye
reka mbanze nakire abantu bamaze iminsi bambaza, inshuti zanjye, abakunzi banjye, abakunzi b'Isamaza B, bibaza buri munsi, bambaza buri munsi ati ye urihe. Ndahari, ni ukuri nagarutse. Navugamo bakeya bari inyuma ya kamera, inshuti zanjye, abavandimwe banjye. Ndasuhuza mama Ryan, mama Ayan ni benshi, mama Belinda, abo ni barumuna banjye, mama Anaya. Wow hari abantu bari muri gahunda zo konsa, mama Anaya Inyumba, ndagusuhuje cyane. Ndaza no kugarukaho mu kiganiro tugiye gukora, ndaza kugarukaho rwose. Ababyeyi bonsa bwa mbere, babyaye bwa mbere, turaza kubagarukaho kuko hari abantu bansabye ibiganiro byabo. Ndabasuhuje cyane inshuti zanjye, banyitaho buri munsi, ndabasuhuje, ndabakumbuye. Imana ibaha umugisha. Uyu munsi rero reka tuganire nk'uko bisanzwe. Ni umugisha mu kwatura neza, ariko hari abantu bambajije, bambwiye ati wadukoreye ikiganiro, wadukoreye icyegeranyo cy'umumama utwite inda ya mbere, ugiye kubyara umwana wa mbere, bigenda gute, yitwara gute? Nicyo kintu tugiye kuvugaho uyu munsi. Kuko umugisha mu kwatura neza ntabwo ari umugisha twatura ku bana gusa bavutse cyangwa bahari bafite imyaka ingahe kugeza kuri ingahe. Umugisha mu kwatura neza, umwana dutangira kumwaturaho neza, dutangira kumwatura umugisha wa munsi wamenye ko wasamye. Ubundi bajya bavuga abantu babihuguriwe, bavuga ko uburenganzira bw'umwana butangira wa munsi wamusamye. Wa munsi rero uburenganzira bw'umwana bwatangiye, ni nawo munsi mu by'ukuri watangira kumwaturaho. Nubwo umuntu atangira gusengera urugo kuko twabivuze, atangira kurusengera mbere, kera ataranashakwa, atarabona umugabo cyangwa atarabona umugore, ariko noneho washatswe ukamenya ko watwite, uwo munsi uburenganzira bw'umwana wabutangiye, n'umugisha mu kwatura neza biba bigiye ubutangiye. Ugomba kwatura neza kuri wa mwana wabonye uburenganzira bw'umwana butangira umunsi wamusamye, n'umugisha mu kwatura neza bitangira umunsi wamusamye. Uyu munsi turifashisha ijambo riri mu Migani, ibice 22 umurongo wa 6. Haravuga ngo, Imigani ibice 22 umurongo wa 6, haravuga ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Umenyereza umwana inzira akwiye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Amen. Iryo jambo risobanura ibintu byinshi. Kumenyereza umwana inzira, ntabwo umumenyereza kubera ko yatangiye kugenda, ntabwo umenyereza umwana inzira umwereka aho aca, umumenyereza cya mbere mu mutwe, kandi umwana yumva akiri mu nda. Rero ya nzira ugomba kubimumenyereza akiri mu nda, akamenya ngo mama akunda iki, mama yishima ari uko byagenze gutya. Iyo nzira rero uba watangiye kuyimumenyereza, avuka azi ya nzira yawe nziza, akayikuriramo, urayimumenyereza, azarinda asaza atarayivamo. Mu biganiro byashize hari ahantu twagiye tuvuga ko umwana warezwe neza, watojwe neza, ufite uburere bwiza, ijambo umubyeyi yamubwiye riramuherekeza, ni ijambo riherekeza umwana kugeza ijambo ry'Imana riravuze hano mu Migani, wazarinda asaza. Rya jambo wamubwiye ritaramuvamo, kandi nturimubwira akuze, urimubwira akiri muto kugira ngo rya jambo rikurane, aho azagera yumva agiye kunanirwa, rya jambo rikamugarura. Ko tugiye mu mwuka ariko n'ubundi ni mu mwuka, ntawe bitaniye. Wa mwana azarinda asaza, azarikurana, aho azagera yumva agiye kunanirwa, rya jambo rizamugarura. Murakoze cyane, Imana ibafashe, iryo jambo turishire mu bikorwa nk'ababyeyi, hanyuma Imana izabidufashamo, izadufasha mu byo twagerageje gukora, ntabwo izadufashiriza muri vide,
izadufasha kubera ko twakoze, kubera ko twigishije abana, twabatuje inzira nziza. Iriya nzira nziza twabamenyereje rero bazarinda basaza batarayivamo. Imana ibahe umugisha. Ni iryo jambo ry'uyu munsi turi bugendereho, kandi rizakomeza rituyobore, kuko umwana ntazagera igihe utamurera. N'ubu tungana gutya dufite abasore b'imyaka 16, ababyeyi bacu baracafite impungenge, baracaturera, baracatugayidinga. Niyo mpamvu umwana umurera kugeza ashaje. Thank you very much. Tugiye kuvuga ku buzima bw'umubyeyi utwite n'umwana yabyaye. Ni ukuvuga ngo kuva wa munsi wamenye ko utwite kugeza umunsi wabyaye, nibuza kugeza ku myaka 2. Icyo wabwira umwana urwo ruhinja, uwo mwana utarageza imyaka 2, kugeza nibuza ku myaka 2, nicyo tugiye kuvugaho. Hanyuma tuzakora n'ikindi, tuzagenda dukora ama episode. Niba uyu munsi tuvuze kuva umunsi wasamye kugeza nibuza ku myaka 2, tuzongera dushake undi munsi dukore ikindi kiganiro cy'uburyo warera umwana kuva ku myaka 2 kugeza nibuza kuri 6, 7, kuva kuri 7 kugeza kuri 10 n'ingahe, kugeza ku teenager, kugeza umushingiye. Ushingira ko harimo urugendo rutoroshe, urugendo rukomeye cyane. Turatangiye. Umwana tugiye kuvugaho n'umwana kuva umunsi yasamwe, ubuzima bw'umubyeyi, uko ugomba gutwara umubyeyi utwite, hanyuma kugeza ku myaka 2 nk'uko twari tubivuze. Nyuma yo gushakwa no gushaka, iyo abantu bamaze gukora ubukwe cyangwa babombotse, ariko icyangombwa nuko gusa ari ugushakwa no kugeza mu rugo, hanyuma uba witeguye kubyara, uba witeguye urubyaro. Noneho iyo umaze kubona urubyaro, iyo umaze gutwita, bwa buzima bw'umubyeyi watwise inda ya mbere, cyane ko ubwo buzima urwo rugendo atarumenyereye, hari abantu bakoresha terme ivuga ngo uyu mwana namubyaye ntabitekereje. Iyo terme ni mbi. Deja nimba wasamye, ibyo bivemo. Va mu byo gutekereza ngo sinari nabitekereje, numvaga ntabishaka, numvaga nibuze ngomba kumara amezi 6 cyangwa umwaka ntaratwita kugira ngo ubanze winjoying ubuzima, wumve marriage imeze ite, ujye muri ruyenge, niko abakecuru bazabyita. Deja nimba wasama ku cyumweru kimwe warabishatswe, wasama ku byumweru 2, wasama ku mezi 5, wasama ku mezi angahe, full stop, uba wasamye, uba wabaye umugore n'umugabo. Gusama ni itegeko. Iyo ugize amahirwe Imana ikaguha uwo mugisha ugasama, ugomba kubyakira igihe cyose biziye, ukabifata nka gift Imana iguhaye, nk'amahirwe Imana iguhaye yo kugucishamo urubyaro. Noneho umugisha rero urabonetse, uratwite, inda ya mbere bigenda bite? Uko utekereje wowe uratekereza ko bigenda bite? Iyo twite inda ya mbere, umunsi wa mbere ubimenye ko twite, utangiye kubona ibimenyetso byo kushobora kuba utwite, ikintu cya mbere ukora, ihutire kujya kwa muganga. Ihutire kujya kwa muganga ukonfaminge, umenye ko utwite, kugira ngo utangire ubuzima bw'umubyeyi utwite, aho kugira ngo bise nk'ibigutunguye, kubyo ushobora no kubikoreramo amakosa. Ibyiza nuko wihutira kujya he? Kwa muganga, ukajya kwisuzumisha, ukamenya neza ko utwite, ukamenya igihe umaze, ukitwara nk'umubyeyi utwite. Icya kabiri, kurya neza. Abamama benshi iyo batwite hari igihe bibagora, inda z'amezi makeya, noneho ku nda ya mbere niyo turi kuvuga, ugasanga kurya birabananira, kunywa birabananira. Icyo gihe wiyitaho, kandi ubifashijwemo n'umupatina wawe, uwo mwashakanye. Arakwankuraja. Mu by'ukuri hari igihe umuntu nyine aba yumva adakeneye kurya pe, yaba byakundaga ngo umuntu atange ubuhamya ngo mbaho ubwanje buhamya aho kugira ngo tuje kure. Biza bigora kurya no kunywa, ukageza igihe ugatekereza ati se Mana, nigeze kurya ndahaga? Mu by'ukuri
ukumva urananiwe mu buryo bushoboka, kandi ukananirwa undi muntu atari kubibona, kuko ntabwo ari kwiyumva nk'uko wowe urimo kwiyumva. Habe n'umupatina hari igihe atabyumva neza, akavuga ati ukuga nawe warakabije, ariko mu by'ukuri uwo muntu aba ari muri etape iteye ubwoba, inanije, iruhije. Ariko ikintu cya mbere wihatira kurya neza. Kurya neza rero mvuga, ushobora kudashobora kurya ibyo usanzwe umenyereye kurya, ariko ntukananirwe kurya imbuto. Imbuto ku mubyeyi utwite ni ikintu cy'ingenzi cyane, kubera ko wa mugani ibyo dusanzwe turya, ibyo usanzwe uteka mu rugo, ibyo usanzwe ukoresha hari igihe bikunanira, ariko imbuto ntizakunanira. Mu mbuto z'amoko nka 60 zibaho, ntiwananirwa nibuza na kameroni, agasate ka meroni. Iyo ukariye ubuzima buragaruka. Iyo uriye igisate cy'umwembe ubuzima burongera bukagaruka. Ukanywa amazi menshi, nubwo hari abo ananira, ariko icyo nzi cyo iyo uyanyweye, iyo wagize ibibazo byo kugira isesemi nyinshi, nibuze ugira icyo ugarura ukagira n'icyo usigaza. Kurya neza ni ingingo ya kabiri. Kwiyitaho, ukarya imbuto, ukanywa ibyo ushoboye, ariko ukihatira, kubera ko uba ufite deja ubuzima bw'abantu babiri mu biganza byawe, wowe n'uwo utwite. Rero cyane cyane aho hantu ndagaruka ku bapatina, abagabo mugomba kugerageza muri ya etape ya mbere y'amezi 3 ya mbere, ibigoranye mu by'ukuri, ariko inshingano nini ni mwebwe, kubera ko nyine wa muntu ataba yishoboye, ataba yiyitayeho, ariko umugabo wawe arahari, agomba kubigufashamo. Icya gatatu navuga ngo kwitabwaho ku buzima bwo mu mutwe bw'umugore utwite, emotional. Ubuzima bwo mu mutwe hari igihe nyine abantu batabyumva cyane, ariko wa mugore hari igihe adeprena, hari igihe aba afite depression, kubera ko ibintu biba bimubaho ntabimenyereye, ntabyumva, akumva nyine araremerewe. Wa mugabo we, ita ku buzima bwo mu mutwe bw'umugore wawe, umenye amarangamutima yiwe ameze gute, umenye ibyo ari gutekereza, umenye ibyo ari gucamo, umuganirize, wite ku buzima bwo mu mutwe bw'umugore utwite, kubera ko iyo yadepremye bikagera ku rwego ashobora kugira ikibazo, wa mwana utwite aba affected. Rero kwita ku buzima bwo mu mutwe bw'umugore utwite ni ingenzi. Icyo ni icya gatatu. Icya kane, kuganiriza umwana uri mu nda. Icyo twakivuzeho mu biganiro byacu byashize. Umwana uri mu nda arumva guhera kuri wa munsi yasamwe, wa munsi w'uburenganzira bwe, agira uburenganzira. Twavuze ngo, twaranavuze no mu biganiro byashize ko uburenganzira bw'umwana butangira igihe yasamwe. Rero wa mwana arumva. Ganiriza umwana uri mu nda, wowe mubyeyi umutwite na papa we, kuko ubushize mu kiganiro cyashize twavuze ko kwa kundi hasaba umugabo n'umugore kugira ngo umwana aboneke, n'ubundi bwa burere bw'umwana bugaruka ku mugabo n'umugore. Eskize, hari abantu bashobora kubyumva nabi, kubera ko hari abantu barera abana bonyine, ibyo nabyo bibaho, ariko ndimo ndavuga ku bantu ari kapo, umugore n'umugabo bari kumwe, batwite inda ya mbere, nibo ndimo mvugaho, nibo turimo tuganira. N'abandi tuzabiganiraho, tuzabivugaho uburyo umuntu ashobora kurera abana wenyine, kandi abana bakaba bafite uburere bwiza, bafite ikinyabupfura. Rero wa mugabo we, wa mubyeyi utwite, ganiriza umwana. Umugore aba ari muri mood nziza, afite umutima mwiza, adatotwa, atabwirwa amagambo mabi, kubera ko aya magambo aragaruka agere ku mwana utwite, kuri wa mwana uri mu nda. Wa mugabo we, nutaganiriza umugore wawe neza, nutamufata neza cya gihe atwite, umwana azavukana ibikomere cyangwa azavuka yishimye. Biri mu biganza byanyu mwembi. Umugabo n'umugore nibo bafite umunezero w'umwana mu biganza byabo, kandi bitangira ryari? Cya gihe umwana agitwitwe cyangwa bakimutwita. Ikinyarwanda cyabaye kirekire cyane. Ubuzima bw'umwana uri mu nda buzaba buri depanda ku mugore n'umugabo. Kwa kundi mubanya mwishimye, wa mwana azavuka yishimye. Nimubana mu makimbirane, wa mwana azavuka akimbiranye. Gukimbirana ntago biba ku mugore n'umugabo gusa, cyangwa ku bantu bakuru. Na wa mwana ashobora kuvukana agatoroma akimbiranye muri we, kubera ko
kubera ko ababyeyi batamwitayeho bamutwite, kubera ko umubyeyi atishimye amutwite, kubera ko umubyeyi atabonye ibyo yari akeneye atwite, bigatuma atekereza utuntu twinshi, bigatuma ashobora kubabara na wa mwana avuka ababaye. Icya gatanu cyangwa icya gatandatu, ese ngeze ku cya kangahe? Icya gatandatu kiravuga ngo kwatura amagambo meza ku mwana akiri mu nda. Icyo kintu twakivuzeho inshuro nyinshi, ndumva n'ubundi nagisubiramo. Umugisha mu kwatura neza uhera cya gihe umwana akiri mu nda. Mwatura amagambo meza, umuririmbire, umusengere, umwatureho kurama, umwatureho kubaho neza, umwatureho kuzava nk'umuntu ukomeye akiri mu nda. Wa mwana azabyumva, azavuka ayumva agomba kuzaba umugisha w'isi, ni umugisha wawe. Noneho imfura yo ni ibindi bintu. Imfura ni umugisha w'urugo, ni fayita w'urugo, niwe uza urwanirira urugo. Cya gihe ababyeyi bamaze kunanirwa, bamaze kuruha, mumaze gusaza, imfura ihita ifata inshingano. Reka tuvuge bataranasaza, imfura izingana na nyina. Umukobwa w'imfura arangana na nyina, umuhungu w'imfura arangana na se. Ibyo ngibyo ku bantu batabyumva ni ukubashakira amasomo yayandi akazi atuma muzumva, ariko ntimwobyumva nyine kubera ko izo nshingano si izanyu. Ariko twebwe b'imfura turabizi neza uburyo umukobwa w'imfura angana na mama we, umuhungu w'imfura angana na papa we. Responsabilite za mama, umukobwa w'imfura niwe uzizi, niwe uzi struggle z'urugo rwabo ko rumeze, kubera ko umukobwa w'imfura akura yita cyane, areba mama we, areba struggle za mama we, areba ubuzima bwa mama we, agakurana ico kintu mu mutwe, agakurana responsabilite mu mutwe. N'umuhungu ni kwa kundi. Rero ugomba kumutegura akiri mu nda, bakimutwite nibwo ugomba kumutegura, ukamwaturaho amagambo meza, ukamubwira ko ari umuntu ukomeye, azava nk'umuntu ukomeye, azaba umucyo w'amahanga, azaba umugisha w'abantu benshi, ni umugisha w'urugo. Namuvugaho imfura nkatinda, ariko kumusengera, kumutegura mu mutwe, kumutegura ari uruhinja, icyo ni ikintu gikomeye. Umwana avukana, avuka azi neza ko ari umugisha w'isi, ari umugisha w'urugo, ari umugisha w'umuryango. Icya karindwi, kwitegura maternite. Wa mwana uganiriza akiri mu nda, hanyuma utangira kumwitegura, ukitegura aho uzabyarira ku babishoboye. Simvuze ko abantu bose babishoboye, ariko ku bushobozi bwawe buke ugomba gushaka aho uzabyarira, ukamenya ibitaro ugomba kubyariramo, ukamenya amakuru, kuko nta mpamvu yo kugenda nk'impumyi. Noneho ubu nyine tugeze muri 2026, aho tekinoloji irimo yihuta, aho ibintu byose byihuta cyane kurenza uko twe tubitekereza. Rero biba byiza iyo umenye aho uzabyarira, gukora by'amakliniki waba wabirangije, gukurikirana na muganga ibyo akubwiye, ugakurikiza amategeko n'amabwiriza muganga aguha, kugira ngo uzabashe kubyara neza, kugira ngo uzabyare umwana ufite ubuzima bwiza. Noneho utangira kwitegura maternite, aho uzabyarira, ibikoresho, gutegura mu rugo, gukora amasuku. Yego tuba dusanzwe dukora amasuku, ariko noneho tuba tugiye kwakira umushitsi. Wow, icyo kintu kiraryoshye cyane. Tuba tugiye kwakira umushitsi, tuba tugiye kwakira firstborn, tuba tugiye kubona umuntu udasanzwe mu rugo. Niyo mpamvu tuba tugomba kwitegura mu bintu byose, ibikoresho by'umwana, imyenda, ibikoresho by'amasuku, gutegura mu rugo, chambre y'umubebe. Ni byinshi, ibikoresho bidasanzwe. Okay, simvuze ngo dusesagure, hari ababyeyi baza bagera aho ngaho ugasanga babigize intambara, ariko ku bushobozi bwawe, ubwo ushoboye, icyo ushoboye gikore neza, ugitegure cyane isuku idasanzwe, kubera ko hagiye kuza umuntu utamenyereye buno buzima bwacu, kuko hari ukuntu abantu bajya bamenyera mu rugo, bamenyera ubuzima busanzwe, rutine yo mu rugo, ariko noneho hagiye kuza umushitsi utamenyereye izo rutine, iyo mbeho yo mwanyu. Rero ugomba kumwitegura, isuku ikikuba. Ibikoresho usanga ukoresha iby'umwana biratandukanye n'ibyo twari dusanzwe dukoresha. Mu by'ukuri tugomba kwitegura mu tuntu twose, kugira ngo wa mushitsi uje atugana
yakirwa ahantu hasa neza, yakirwa ahantu yishimiye, hari umwuka mwiza, bamwishimiye, baseka, icyo ni ingingo ya 7. rero umwana yavutse, turamwakiriye mu biganza. Hari ukuntu sinzi niba aha njyewe ndi ni mu gihugu cya Kenya, Nairobi, ariko hari ahandi twabaye mu Rwanda, umugabo yemerewe kujya muri salle d'accouchement agakurikirana etape par etape k'umugore abyara, mbese byose bajya bavuga ngo ni ubuzima bw'umwana n'umubyeyi. Icyo kintu sinzi niba hano bijya bibaho, sindabimenya, sindabibaza, ariko aho bibaho ni byiza. Icyo kintu ni cyiza cyane, kujyana n'umugore wawe muri salle d'accouchement ukareba struggle, uburyo ubuzima bw'umwana n'umubyeyi. Icyo kintu nta mugabo wazongera gukompreninga za kompreni zanyu timwosubira, kuko abenshi babaye babonye ako kantu. Jewe byambayeho rimwe tujyana n'uwacu muri salle d'accouchement, ariko icyo nzi cyo yarize. Byaba byiza hari ahandi hantu bishobora gukunda ugaherekeza umugore wawe muri salle d'accouchement, byaba ari byiza, nta kintu gisa nabyo, kuko kubona ubuzima bw'umwana n'umubyeyi batandukana gutya, icyo kintu kirimo isomo rikomeye cyane. Rero umwana turamwakiriye, aravutse. Iyo umwana amaze kuvuka, hari umuntu bashobora guhamagara umuntu umwe, niba ari papa we uhari, niba ari uwaguherekeje uwo ari we wese, akaza kwakira umwana. Hari ijambo rijya rivugwa, iri jambo ndarisubiramo mwihangane. Hari ijambo rijya rivugwa ugasanga umwana, wa muntu bahaye umwana, wenda wa mwana aje atari mwiza cyane. Ese ko umwana mwiza abaho cyangwa mubi? Umwana mwiza yaje, umwana wese agapfa kuza arize gusa, ahumeka akarira, uwo mwana ni mwiza kuri nyirawe. Ariko wa wundi wamusingirije, wenda si papa we, wenda ni uwundi, wa mwana akaza adafite nyine isura nziza cyane. Ko uruhinja mu by'ukuri utazumenya ngo rurasa gute. Jewe sinzi amenya ngo uyu mwana arasa nande, gusa hari abantu bashobora kureba uruhinja bakavuga ati uyu mwana arasa na runaka. Abantu bakuzi bakavuga ati arasa na mama wawe, arasa na papa wawe, arasa n'umugabo wawe cyane, bene ibyo ngibyo. Ariko ukama wumva undi arasimbye, ngo ayiwe, ngo ariko uyu ni umwana, ngo iri ni izuru. Wa mwana karakumva ko kera mu matsa gutya akicinjira gutya, kera karumva ko atishimiwe. Please ndabasabye babyeyi, bantu mujya muherekeza abantu bagiye kubyara, uzirinde kuvuga iryo jambo, si ryiza. Icambere, umubyeyi umaze kumubyara iwe yastragorinze, yababaye, yahuye n'ibise cyangwa yabazwe, yahuye n'ububabare ababyeyi tuziranyeho. Ababyeyi tuziranye kuri icyo kintu, ububabare. Waba wabyaye muri voie normale, waba wabazwe, habamo ububabare tutubasobanurira. Hari akantu kansekeje kuri TikTok, ngo kubera ukuntu abagore babesha ngo birashoboka ko n'ibise bitaza bijyana. Ico kintu cyo kirababaza, ariko none wamara ukamumva umuntu iwe tazi, wenda ntaranabyaraho cyangwa wenda yaranabyaye, ariko kera aribagiwe, kuko tuza twibagirwa vuba. Akamuvuga ngo ayiwe we, ngo uyu ni umwana, ngo ukuntu ngo ari mubi, ngo iri n'izuru. Wa mwana uba umukomerekeje wa mubyeyi wabyaye. Akira umwana neza, umwishimire, umusengere, wishimire ko umwana abonetse, kuko hari abantu benshi batarabona abana. Ndabasabira abatarabona abana ngo Imana izabaha ibyo byishimo. Biraryoha, nta kintu ndumva kiryoha nko kuryamana agahinja mu gituza. Icyo kintu kiraryoha mu buzima. Imana izabigirire neza, izabagenzereza ukuntu mubibone, mwumve ukuntu biryoha. Rero wa muntu ubwiye kwa kundi, si byiza, ni ukuri si byiza kubwira umwana ngo uyu mwana ni mubi. Nta mwana mububaho, cyane ko ni impano y'Imana. Ikintu gikurira mu nda amezi 9 utazi ngo ni igiki,
imbaraga z'Imana utazi ngo ni igiki, amezi 9 agashira utwite, tuzi ngo kujya muri sikani ni ibintu biri aho ngaho bitajya bigaragaza forume, bigaragaza forume ariko ntibigaragaza isura y'umwana ngo uvuge ngo afite mu maso hagororotse hameze gute. Icyangombwa gusa nuko baguhereza umwana ufite ingingo zose akarira. Mana yo mu ijuru, icyo kintu ni igitangaza cy'Imana. Ntiyakagombye kuba ijambo risohoka mu kanwa k'umubyeyi wabyaye cyangwa uwo ari we wese witegura kuzabyara ngo avuge ngo umwana ni mubi. Uwo mwana barimo yumva uba ukomerekeje mama wiwe. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri ku kijyanye no kubyara, wa munsi wo kubyara, hari abantu bajya bavuga ngo se ngo baje kubaza ngo se ngo runaka yabyaye, ngo se yabyaye neza. Kubyara neza ni bene ukuri. Kubyara neza ni ukubyara umwana uhumeka, ufite ingingo zose akarira. Uwo ni we wabyaye neza. Yaba yabyaye mu buryo buri vuba normale, yaba yabyaye abazwe, ibyo taho bihuriye no kubyara neza cyangwa no kubyara nabi. Nta kubyara nabi guhaba. Umwana yavutse point entre, yaba yabazwe yaba yabyaye mu buryo busanzwe normal. Ibyo ngibyo ntaho bihuriye. Mujye mureka kubihuza ngo se ngo yabyaye neza. Kubyara neza no kugira kubyara neza no kubyara umwana akaboneka. Umwana wari umaze amezi 9 abantu bari bategereje iyo mpano ikomeye y'ubuzima utanze, ukayibona ugakikira umwana. Ibindi byo kumenya ngo yabazwe cyangwa ntiyabazwe, nta kubyara neza nta kubyara nabi, kubyara no kubyara. Iryo jambo naryo muzari kosore. Wa mwana amaze kuboneka, turamutahanye tugeze mu rugo. Icyambere kijye kibaho ukigera mu rugo, habaho kutakira agahinja, ibitotsi bikagufata. Kubera bwa buzima umazemo ustragoringa, unanirwa kuryama, ababyeyi murabyumva, n'abatwita inda za mbere nibo mpambwira, nibo bansabye kino kiganiro. Uzugera mu rugo kubera ko waruhutse, y'amezi 9 wari umaze utaryama udasinzira, ibitotsi bikagufata. Ariko turi businzire, ka gahinja gakeneye konka buri minota. Bakaba barakuzukije, wa muntu akadeprena. Nzi abantu benshi bagiye badeprena babyaye, ariko ni n'uburyo busanzwe, ni ibintu bisanzwe. N'abaganga bavuga ko umubyeyi wabyaye akenshi agira depression kubera kutakira ubwo buzima agiye gutangira. Hari kuba wagize depression twite, yanda ntoya nabwo ikunda kubamo depression, ariko noneho wabyara byo biba birushaho, kuko ya etape ni ibigoye. Siko navuga ngo nigoye, zose ziragoye. Zose ziragoye, ariko wabyaye byo noneho habamo depression bien. Aho nzahatanga ubuhamya. Aho nzahatanga ubuhamya. Birasaba iki rero? Birasaba wa mugabo, abantu bagusarundinze, bakuri hafi, bagomba kukwitaho, bakakuganiriza, bakagufasha umwana, iminota mike y'umwana asinziriye, nawe ugasinziraho kugira ngo ureke kwitekerezaho cyane. Cya gihe umwana asinziriye nawe ugahita usinzira, yakanguka nawe ugakanguka, bikaba ubuzima, bikaba rutine, kugira ngo bigufashe kurera umwana neza. Hanyuma bwa burere bw'umwana rero, ku munsi wa mbere 0, wa munsi yavutse kugeza imyaka 2, ikintu cya mbere kibanza, bezwe z'uruhinja, ikintu kibanza harimo ibintu nka 3 cyangwa 4. Icya mbere ni ukumenya igihe umugaburirira, igihe umwonkereza. Ako kantu nako harimo ikindi kintu cansekeje cyane. Ngo hari ababyeyi barimo kwanga konsa abana ngo mutagira gute badi. Mwagize ikibazo gikomeye. Konsa umwana bavuga ko avukana agafu, igifu ciwe stoma y'umwana w'uruhinja, ngo ibingana akabiye kangana nka gutya. Kano kantu ugashize nk'amashereka, kurabona hoje amwe mililitre zingahe? Nkeya cyane. Bisaba rero ko ugaburira umwana buri mwanya, nibuza abaganga bavuga ko nibuza buri minota 30, watinze hagati ya 30 n'isaha. Kubera ko iyo umuretse, kubera ko nakanyantege nkeya, gafite igifu gitoya, ushobora kugira ngo wenda kasinziriye ukagira ngo ni amahoro, oro ni inzara yakisha. Gaburira umwana, onsa umwana ku gihe,
kugira ngo umwana agire imbaraga. Numureka imbaraga zizashira, ncagiye usanga akana gatoya kasinziriye. Ba babyeyi rero babyaye bwa mbere nibo bakagira ngo ni amahoro, nabo bakaboneraho umwanya wo gusinzira. No, birabujijwe. Onsa umwana buri kanya, ni ukuvuga ngo abenshi bajya bashiramo na alarm, bashiramo reveye buri minota 30 cyangwa 45, ukabyutsa umwana ukamwonsa akongera agasinzira. Icya kabiri gikurikira konsa umwana no kumugaburira, kumukorera isuku. Kakana gatoya buri ko kamaze konka, akenshi muzabikurikirane, buri ko kamaze konka karituma. Ndeka nkoresha iyo terme, ni ibisanzwe. Karituma. Iyo kamaze kwituma rero, ni ukuvuga ngo ugomba kukagaburira, kakituma ukagakorera isuku kugira ngo kongere kabone ibitotsi. Kuko iyo murekeye mu mwanda ntasinzira. Nico cagiye usanga umwana arimo yirizariza. Abenshi batabimenyereye, nyine babandi babyaye bwa mbere, akana ntikagira amahoro kubera ko kari mu mwanda. Isuku rero ni ikintu cy'ingenzi cyane cyane cyane. Bababyeyi babyaye bwa mbere, wenda ababyeyi bwa kabiri bwa gatatu baba bamaze kubimenyera, ariko umubyeyi ubyaye bwa mbere, isuku ni ngombwa, ni ikintu cy'ingenzi ugomba kwitaho, gusukura umwana, kumuhindurira pampasi, kumuhindurira umwenda. Niyo hamenetseho udushoreka ku gapira yambaye, arakonjerwa kubera ko ntamenyereye imbeho. Ni byiza rero ko uhita umuhindurira na ka kenda kagiyeho utuzi, kagiyeho amashereka, ukamukuramo pampasi kugira ngo kongere gashuhirwe, kongere gasinzire. Isuku ku ruhinja ni ibintu bigomba kuba biri byihuta cyane. Icya gatatu, kuruhuka. Kagahinja gakeneye kuruhuka. Iyo wagize amahirwe ntikarware bya bindi bajya bita ngo ni ukuribwa ibyo mu nda, iyo kakana kamaze konka kagakorerwa isuku, kaza kama kongera kagasinzira. Gaho umwanya rero gasinzire. Ba bantu bagusura wabyaye, yego ni beza, ariko biba byiza iyo bagahaye umwanya, iyo uhaye umwanya agasinzira. Kuko iyo muretse agasinzira cya gihe akivuka, n'ubundi ntibikuvuna. Niyo hahandi umwana amenyera kwiryamira, yamara konka koga agahita asinzira. Rero kureka umwana akaruhuka ni iby'ingenzi, kuko iyo ugize amahirwe akarya, akoga, agasinzira, biragufasha mu buzima busanzwe. Wa mwana akura amenyereye kwiryamira, nta bintu byo gukomeza umwana ari mu maboko, uko yitsemuye baterura. Umwana amenyera uko umureze. Icya kane cy'ingenzi ni uguhumuriza umwana. Guhumuriza umwana turabyumva, umuntu yakoresha iyihe terme yindi? Guhumuriza umwana ni cyo gihe umwana aba asinziriye cyangwa arize bisanzwe, kuko umwana akura, gutaka k'umwana, kuvuga k'umwana, gukomplaininga k'umwana ni ukurira. Iyo afite icyo abuze, iyo afite akantu kari kumukorogoshora katameze neza, ararira, kuko nta bushobozi afite bwo kuvuga ngo asobanura ikintu kimubabaje cyangwa ikintu kimujennye, ararira. Rero cya gihe umwana arize, egera umwana. Ugomba kwegera umwana ukamakinga sure ikintu kimurejeje, ukamuhumuriza, ukamuganiriza. Humura, ndi hano. Humura, nta kuba, uri muzima, ndi hano, ndakwegereye. Humuriza umwana, umwana kumve hafi yawe. Hari igihe umwana yikanga asinziriye, tukareba umwana ngo wamumwihorera. Vugisha umwana, uganiriza umwana, kubera ko cya gihe umuganirizi w'abakumva ntago yagusubiza, ariko arakumva. Rero kwakunda kumva, yumva kuri hafi ye, akurira muri comfort zone, akurira ahantu hamuhaye amahoro, azi ko yitaweho. Ganiriza umwana cya gihe yikanze, cyangwa no mu buzima busanzwe umwana arize gusa, ugomba guhita usuzuma uyu mwana arashonje, swat ntasa neza, wenda afite umwanda yitumye, cyangwa yakoze petit besoin, afite ibitotsi. Ugomba gusuzuma ibyo ngibyo byose, hanyuma wasanga ibyo byose nta kibazo afite, ukumva ko umwana ashobora kuba yikanze, ukamuhumuriza, ukamuganiriza, ukamusekera, ukamuririmbira. Wa mwana akurira muri comfort zone. Soko ko ndagira ngo ko biragenda kugeza ahangaha ni hahandi umwana aba akiri agahinja kakandi gatoya cyane, ariko n'ubundi kagahinja gatoya kugeza ku myaka 2 n'ubundi kaba kataragera igihe, n'ubundi cyo kuvuga ngo kagaragaze icyo akeneye. N'ubundi abikora arira, noneho ukamenya impamvu arize.
ni inzara se, ni umwanda se, ntiyakeneye gusinzira se, cyangwa yikanze bisanzwe ukamuganiriza. Izo nizo etape 4 z'uruhinja ugomba kwitaho umubyeyi ubyaye umwana wa mbere. Ndabona ikiganiro nshaka kukisubikira hano, nzakomeza ubutaha mvuge uburyo aba bana umwana umaze gukura utangiye kujya umwonsa uhaye umureba uhaye umuganiriza. Hari abana benshi baza bazira umwana akanga konka kubera ko utahaye umureba, akonka kubera ko uhaye umureba ukamuganiriza ahaye yonka. Icyo bimara ku mwana, iko mu bwonko bwiwe abyakira, tuzakomeza tubiganireho, ni birebire ariko reka dusubikire hano, ikiganiro cyabaye kirekire. Icyo mvuga nka conclusion ni ukwita ku buzima bw'umubyeyi utwite, kuganiriza uruhinja ruri mu nda kugeza umunsi wo kuvuka. Ya magambo twatura umwana yavutse tuvuga ngo umwana ni bubi, ibyo tubireke. Siko kwa kundi ababyeyi bavuga ngo ese ngo yabyaye neza cyangwa yabyaye nabi, ibyo nabyo tubireke. Ukuvuka ni ukuvuka, umwana yavutse yabonetse n'umugisha tubonye mu muryango. Isuku y'umwana, kugaburira umwana mu mwanya wagenwe, nimba ari iminota 30, 45, isaha, ariko ntirenge. Ibyo ni ikintu cy'ingenzi cyihuta. Isuku y'umwana, kumuhumuriza, izi etape 4 z'agahinja: kumugaburira ku gihe, kumusukura, kuruhuka no guhumuriza umwana. Ibyo ni ibintu 4 by'ingenzi umuntu agenderaho kugira ngo abashe kumanaginga agahinja. Hanyuma wa mubyeyi nawe akiyitaho, akaruhuka, akarya neza, nawe akagira isuku, kugira ngo isuku ikomeze ari ikintu gishoreranye iyawe n'iy'umwana ufite, kubera ko n'ubundi ubuzima bwiwe buri mu biganza byawe. Ya suku rero nawe urayisabwa, hanyuma kugira ngo ubashe kuyikorera uruhinja. Akantu kanyuma ndashobora kwibagirwa: babyeyi mutunze inzara ziresha zityo, muri mu gukora isuku gute z'abana? Murantera amabuye. Babyeyi mutunze inzara ziresha zityo, umuntu ari mukoro bareba akagira ngo ni za kagoma. Isuku y'umwana uzuyikora ryari? Uzuyikora gute? Uruhinja rwavutse urebe ukuntu ruza runyerera. Hari abantu bazabyara ibiro bikeya, abandi bakabyara byinshi, abandi bakabyara ibiringaniye. Ariko nimba umwana avukanye ibiro kakana kavukanye ibiro 3 cyangwa 3 n'amagarama, kwaba ari gatabara agahinja katanakomeye, izo nzara zawe bizogenda gute? Ntago hari gaciyemo, ni akantu nari mvuze kugira ngo tugende tubikosore. Ziriya nzara mu by'ukuri cyambere zibika mikrobe. Ziriya mikrobe nta buryo ushaka nubwo ukaraba bigeze hehe. Hari abashakashatsi bavuze ko mu rwara rumwe habamo mikrobe 50. Nimba ari 50 cyangwa ibihumbi 5, ikintu nk'icyo ntago abantu nabyanditse ntari kwibuka neza. Nimba urwara rumwe, uru rumwe rubika mikrobe, reka tuvuge 50. Izi nzara 5 n'izi 5 harimo mikrobe zingahe? Kora multiplication. Noneho urakarabye wizeye neza ko izo nzara zakeye ku buryo zigiye gufata kagahinja, zigiye gukora isuku ya rwa ruhinja. Wewe wenyine ukeneye isuku, hanyuma ukabona kuyikorera kagahinja kavutse. Izo nzara ziresha zityo si iz'umubyeyi, ni iz'umuntu uhaye usireyinga, utakihaye uzara, ufite ibindi bitahugiyemo, nusibye ko n'izo mikrobe nawe zitakomereye neza ku muntu mukuru. Noneho ufata uruhinja, ufata umwana, urimo uramutegurira amata n'izo nzara zuzuye mikrobe, habe niyo wozikaraba bikagera hehe? Wozikaraba ngo izo mikrobe 50 zive mu rwara rumwe, tibikunda. Kubera ko ubwo rwara rurabitse, rurapakiye mikrobe hagaburira umwana. Ejo n'ejo bundi umwana ngo yarwaye inzoka, ngo yarwaye mu nda, ngo karadiyara. Kenshi muzakurikirane muzasanga izo nzara mutwaye mu by'ukuri nta mutungo urimwo, nta kintu ca special, sico kigaragaza ko uri umusirimu, sico kigaragaza ko wiyitayeho. Umuntu ufite uruhinja afite inshingano agomba kubanza kuzuza kugira ngo azobone kongera kwisubiraho. Nimba haye yumva izo nzara tozereka, ariko ufite agahinja agomba kwitwararika, kuko kagahinja kari mu buzima, kari muri miliye katamenyereye. Ziriya mikrobe na immunite y'uruhinja ibitaraba nyinshi ku buryo ishobora gufightinga ziriya mikrobe zose, usibye ko ari nyinshi, kakika ni nyinshi. Rero babyeyi n'inama nabagiraga, umuntu ufite agahinja
rwose inzara si ngombwa, uzaba uzitereka ntaho zizazija zizazikura, noneho zisigaye zinategwa, mugende mugerageze mukore amasuku, wikorere wenyine, ubanze wikorera isuku kugira ngo ubashe gukorera umwana isuku. Murakoze cyane, ndabashimiye abo twabanye mu kiganiro cy'uyu munsi. Tuzakomeza tuganire, tuzakora izindi episode ku buzima n'ubundi dukomeza. Twari tugeze ku myaka 2, hanyuma tuzakora izindi episode zizamuka kugeza navuze ngo kugeza dushingiye kandi rero ndi hafi gushingira. Murakoze cyane, ndabashimiye. Imana ibarinde, mukomeze mukurikirane, mukore subscribe, share, comment. Ikwisa amazi abi, hanyuma Imana ikomeze ibane natwe. Murakoze cyane.